Yabaye ngombwa rero ko duhaguruka icyo kintu tukagihagarika. Sinzi uwo nigeze kubibwira navuga nti iyo uwo mugambi mubisha ntabwo bazawugeraho. Ntibazamenya aho inkuba iturutse izabakubita, ntabwo tuzemera ko aba bantu bashira. Hanyuma iyi mirwano yakomeje kubera mu bice bitandukanye birimo Gipupu, cyane cyane ahitwa mu gace kitwa Tumungu. Iyi mirwano ngira ngo niyo yakomeje kuba yaba imirwano ikomeye cyane neza nikora iyi mirwano iri kubera mu gace kahe kubera kiri kubundi muri rusange. Iyi mirwano irimo irabera mu gace bita Tumungu. Itumungu irereye ahantu bita Gipupu muri teritwari ya Mwenga. Iyi mirwano yashamiranyije ingabo za AFCM 23 twirwaneho bakaba barimo kurwana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abakoalisyo babo. Hano hakaba hari ikinombe gicukurwamo amabuye y'agaciro. Iki kinombe kikaba cyari gifitwe n'ingabo z'abarundi imbere. Yego. Mbere yuko mama 23 yigarura tuno duce. Niyo bari bagifite. Ariko nyuma yaho baje kugira gute baje kugikurwamo. Baracyamburwa. Kiri kugenzurwa nande? Na AFCM 23. Kugenzurwa na AFCM 23. Abarundi nabo bari bataraheba. Baravuga batereka twongere tugaruke tubatere turebe ko cya kinombe twabasha kugira gute twabasha kukigarurira. Ariko kugeza ubu ngobo muri tuno duce haracyarimo humvikana amasasu. Bigaragare ko bakirimo bahanganira hariya muri turiya duce twa Tumungu duherereye hano muri teritware ya Mwenga. Kugira ngo dusobanukirwe neza akano gace kitwa Tumungu kakomeje kumvikanamo imirwano ikomeye, na gace neza ukarangiye umuntu gaherereye hehe neza? Aka gace gaherereye utambutse ahantu bita za Gipupu imbere ugeze ahantu bita aho ngaho bacukura amabuye y'agaciro. Na gace kazwi gafitemo ikinombe, ubwiye umuntu ngo Tumungu ahita yumva ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro. Kino kirombe cyangwa se kano gace na gace k'ingenzi ku ruhe rwego kugira ngo dusobanure umuntu yumva impamvu imirwano iri kuhabera. Isi intego bari kurwana ni ugushaka amabuye y'agaciro cyangwa intego twavuga ko ari muri rusange? Intego bayituma barwana ni intego ebyiri. Icya mbere abarundi barashaka kuyisubiza kugira ngo bahakontorore. Icya kabiri barashaka kuyisubiza kugira ngo bacukure amabuye y'agaciro. AFCM 23 irashaka nayo ngo ihisubize ihagumane nk'uko ari ihafite. Kandi icya kabiri irashaka ko na kiriya kinombe ikomeza kugikontorora, kubera ko bavuga ko kiriya kinombe si cy'abarundi. Kiriya kinombe ni cy'abakongomani. Kigomba kugira agaciro abakongomani apana kugira agaciro abarundi. Niyo mpamvu bakomeje kumvikana imirwano cyane rwose. Hari kurwana ku mpande zombi, ku ruhande rwa FARDC n'abakoalisiyo babo ndetse na AFC. Kugira ngo dusobanukirwe imirwano ihari, urwego iriho rungana iki? Urwego rw'imirwano buriya ntabwo ruba ruto. Kuko urumva hari imaze iminsi iba turya gutandukanye, imaze iminsi iba na kano kanya ihari ikomeye bingana iki tugereje n'iminsi yatambutse? Nibyo, urwego rw'imirwano ruba ruto. Urwego rw'imirwano rurimo isasu gusa. Uzamenye ko rya sasu rirasa umuntu agapfa. Yego. Ntabwo ushobora kuvuga ngo hari imirwano yoroshye. Imirwano yose irimo yumvikanamo isasu ibikomeye. Kuko yose twara ubuzima bw'abantu. Gusa twara ubuzima bw'abantu. Gusa imirwano ahantu bitandukaniye biterwa n'ibikoresho birimo birasirwa muri ya mirwano. Urashobora kuvuga ngo imirwano yabaye uyu munsi yari irimo imbona nto za SMG nizo zumvikanaga, za Silforoding cyangwa se za Kalashnikov, izo nizo zumvikanaga. Ariko ku munsi w'ejo barwana tukavuga ngo humvikanyemo za mashinegani, za Kibariga zumvikanyemo, za 12 zumvikanyemo. Nukuvuga ngo twavuga ngo urugamba rwarangije gufata indi ntera, kubera ko ziriya mbona nto iyo bazirwanishije bazirwanisha zirasa hafi. Ariko ziriya nkuru iyo bazirashishije ziba zirasa ahantu kure cyane. Nukuvuga ngo imirwano ibikomeye cyane n'umwanzi abatakiri hafi, kandi ushaka no kumurasa ngo mugeze kure cyane. Aho udashobora ahantu rasa 12 ukabasha kurasa ahantu hari umuturage, iyo avuye mu duce akajya mu tundi wa mwanzi aba yarangije kujya kure yawe. Birumvikana. Ariko kugeza ubu ngubu hariya muri turiya duce harimo amasasu yumvikana asanzwe ya za SMG n'izindi mbunda. Ntabwo haragera imbunda zikomeye cyane. Nta mbunda zikomeye cyane zirimo, gusa n'amatitanka arimo arumvikana. Kugira ngo cyumvikanye neza ngo dusobanure kara gace neza uko bimeze. Hanyuma se mu bice bitandukanye birimo Mutambara, ahangaha naho hari imirwano iteye ubwoba cyane ahitwa Mugera cyangwa se Mugera. Kano gace ka Mugera gakomeje kumvikanamo imirwano. Kano gace gasobanurira abantu batakamenyereye, na gace gaherereye hehe? Hano tuno duce bita kuri Mugera. Iyi Mugera na gace gaherereye muri teritwari ya Fizi. Ruguru yaho n'ahantu bita Kananda. Mbere yaho n'ahantu ubukomeza werekeza kwa Murima cyangwa se hari n'umuhanda werekeza
muri turiya duce twa za Rulindo. Iki kigo cya gisirikare kikaba kiri iruhande rw'umuhanda. hari ikigo cya gisirikare? Iyi Mugera ni ikigo cya gisirikare. Ni ikigo cya imirwano iri kubera mu kigo cya gisirikare? Yego. Aha. Ni ukuvuga ngo kino kigo cya gisirikare ku munsi w'ejo AFCM 23 yarakigaruriye. Cyari cya FARDC Cyari cya FARDC. Aha. Iracyamburwa. Imaze kucyamburwa AFCM 23 yasikuramo ibikoresho byose yari ifite. Bari bafite. Arango iki gifata yesi ivanamo ibintu byose. Byose amasasu yari arimo, amabombe yari arimo, ibiki amura yose y'imbuga. Ntabwo yakambitse. Yarapakuriye irajyana. Yarapakuriye gusa bya bindi byose irabijyana muri turiya duce twa za Point. Noneho ngo irangize sigamwe abasirikare bakeya bakora icyo bita patro. Yego. Cyangwa se patro bakomeza kugenzura Yego. situation yaho ukuntu imeze hariya. Noneho barangije gusigara hariya barimo bagenzura uko situation yifashe. Nibwo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaje zigira ngo reka zirebe ukuntu zakwinjira muri kiriya gice barebe nimba hari ingabo za FCM 23 zirimo. Tibabonye bacana ngo babone umwotsi. Tibabonye bavamo yewe n'igihe binjiyemo tibababonye bagiye kumva gusa bumva batangiye kugira gute, batangiye guhangana. Ntibazi uko byagenze. Tibazi uko byagenze. Noneho baza kugira gute, baza kubarasa. Baza kwinjiramo bashaka kwinjira muri batunguwe neza neza. Barabarasa ngo barangize kubarasa, ndavuga ibyo uyu munsi barabarasa ngo barangize kubarasa babakura hehe, barongera barahunga bafa hariya kwa Mugera cyangwa se kuri Mugera. Bahita bahunga berekeza hariya muri turiya duce twaza Fizi. Abahunze ni bande? Ni ingabo za FARDC nizo zahunze zerekeza Fizi. Kubera ko kari agace ka Fizi ni agace kagoye cyane. Kuba udafite kuri Mugera. Sinzi ko Fizi mu gihe ya FCM 23 yazana abasirikare babo n'umuvuduko tubona FCM 23 ufite kandi nayo imaze kugira icyo bita igikoresho. Yego, byinshi cyane rwose. Nta musirikare cyangwa se nta mutura gushobora kurara hariya muri Fizi. Kubera iki? Kubera ko FCM 23 wabaye habonye gusa yakambitse hariya ikavuga ngo reka twinjire muri Fizi. Ni ahantu hatari 5 km. 5 km ni ahantu wagenda isaha n'iminota gusa. Birumvikana. Ukaba wagira gute wakigarura hariya turiya duce tw'iki twaza Fizi. None impamvu imirwano iri kubera muri kino kigo cya Mugera ni ukugira ngo FARDC isure muri kino kigo kigenzure? Ni ukugira ngo barebe ukuntu kiriya kigo bakigenzura. Ariko baracyarimo bakomeza kugira gute kuba neutralize. FCM 23 ntabwo igikunda ko abasirikare baza kuyitera ibarwanya ari uko bayigezeho, ahubwo ibarwanya bakiri kure, bataragera mu birindiro byabo, niyo ibarwanyiriza ikabarasira ikabakura muri ibyo birindiro. Nanga niko byagenze. Niko byagenze. Uribuka bagiye gufata turiya duce twa za Point 0 barimo barasira abasirikare ba leta bakabarasira muri Baraka na drone barimo bazamuka baje kurwana. Twabonye babarasira ahantu bita Inakiheri, barahabarasiye. Abandi babarashe bamutse ku bwato, abandi babarasiye indege zabo barimo zirasira hariya muri Baraka. Point 0 batarayigeramo bakiri ku musozi wa Baruta, babarashe bakiri hehe, bakiri ku musozi wa Baruta nibwo batangiye kurasa Point 0 bagiye kwigeramo bahunze. Ushatse kuvuga iki na Kananda buriya cyangwa se kano gace Mugera barashobora kujya kuyigeramo, Fizi barangije kuyikuramo. None ubu kano gace ka Mugera kari koramwe imirwano hamaze igihe kingana gute? Hariya Mugera n'uyu munsi rega bayirwanyemo. Ni umunsi umwe gusa. Ni umunsi umwe gusa, ni umunsi w'ejo n'umunsi w'uyu munsi nibwo bayirwanyemo gusa. Kano gace kino kigo ku muntu waba uri kukigenzura yaba afite izihe mbaraga abandi badafite? Uyu nguyu yaba afite imbaraga zo kuba yakwigarura icyo bita territoire ya Fizi byoroshye. Kandi abafite imbaraga zo gufunga umuhanda. Ni gute kano gace yakarwanisha ajya muri Fizi? Kunuvuga ngo kariya gace komanda secteur abari hariya. Nuvuga komanda secteur yahunze. Yego. Imiyoborere yose ya gisirikare yahunze. Iriya Mukera niyo yaririnze Fizi. Yego. Ariko yarangije gufatwa. Yego. Nukuvuga ngo bagiye muri Fizi uretse akantu bifashisha nyine gusa kugira ngo bashire ironda aho ngaho. Bahagurutse aho ngaho direct bakwinjira muri Fizi. Birumvikana cyane. Ubwo no ngo FARDC iri kurasana na AFC ariko uravuze uti intwaro zari zirimo zakuwemo. Bivuze ngo izo bari kurwanisha nizo bari bafite bari kuvana hirya no hino. Ntabwo cyane rwose nizirimo ziva za Baraka nizo bari bafite hariya muri territoire ya Fizi nyine muri territoire nyine muri biro cyangwa se izo bari bafite ahandi hawo aho France naho bafite amaka militaire nayo ari aho ngaho.
ngira ngo harumvikana neza cyane. Hanyuma nanone tukiri muri Fizi ahitwa kano gace kitwa Bashikalangwa niko mbisomye neza nta kibazo. naho imirwano irakomeje muri tutarinjira muri Bashikalangwa reka tubanze twinjire muri Mutambara. nta kibazo. Iyi Mutambara nayo iri muri turiya duce hejuru ya za Bibogobogo kandi Mutambara nayo ni nini. Mutambara naho nabonye ibintu bitoroshye. Imirwano irakomeye Mutambara nayo ni nini, nayo iri muri Fizi. Iyi Mutambara igihe AFCM 23 yavaga hariya Point0 niyo eta majoro yimukiye yimukiye muri Mutambara. AFCM 23 ishaka kugira ngo ibakurikirane iba neutralize ibakure muri kare gace, dore ko n'agace ka Mutambara bari barimo bari bagafite igice kimwe. Mbere Mutambara yose basaga n'abayifite, ariko ingabo z'u Burundi zari muri kare gace ka Kabembwe. Yego, baje kwikuramo bose barahunga. Bamaze guhunga ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo bonyine ubwabo nabo bahungana n'aba basirikare bahita bavuga ngo ikabembwe kubivuyemo. No kuvuga ngo iri shamba rya Ndobo twebwe turimo ba FARDC natwe turivemo. Mu gihe tutarivamo AFCM 23 ikadutanga kugera hariya muri Kabembwe, bamwe baduturuka hejuru abandi bakaduturuka hasi bakaturasira hariya muri kariya gace. Nicyo cyabaye. Hanyuma noneho basigara bigaruriye agace kamwe ka Mutambara ako karimo eta majoro. Ku munsi w'ejo nako karigaruriye ako gace ariko hazamuka abasirikari benshi b'abarundi nijoro bajya kurwana se, bazamuka baje gutanga musada. None akano gace ka Mutambara karimo imirwano ariko nako na gace yego kamaze iminsi kavugwa, ariko hari usanga abantu badasobanukiwe neza uno buce buherereye hehe, na gace kafashe iki ku rugamba kuntu waba akagaruriye umuntu waba gafashe kamufashe iki, ese na gace kari ahagana he neza. Kano gace ka Mutambara na gace kari hejuru ya Baraka. Uvanga umuntu ahagaze muri Mutambara urashobora kurasa ubwato buri muri Lake Tanganyika ubureba neza. Uhagaze hariya muri Mutambara ubu uri kureba neza Baraka, uri kuyireba neza, uyitegeye neza. Kwigarura kariya gace no kuvuga ngo batangiye kugenzura n'uriya muhanda. Umuhanda urawubona, hari n'imodoka ushobora kubona itambuka muri uriya muhanda ugahita wirasa. Mu by'ukuri byabafasha kugenzura neza bino bice cyane rwose. Ni nayo mpamvu AFCM 23 kuba yarafashe na Giheri ikabafasha kugenzura Lake Tanganyika uruhande rumwe. Ubu ngubu barashaka na Mutambara bakaba bayigaruriye, barashaka naho kugenzura noneho Lake Tanganyika yose. Niyo ntego. Noneho bakaba barwanya hariya bita Mukela cyangwa se kuri Mugera, barashaka gufunga umuhanda. Umuhanda uva ujya he? Ni umuhanda uva muri Uvira werekeza muri turiya duce twa za Maniema na za Kalemi. Ubwo wafunga bikagenda bitese, bakaba batabona musada kugira ngo bakumire. Ntabwo babona musada iyo ariyo yose. Yaba ari musada yavuye muri Uvira ntibayibona, yaba ivuye Kalemi ntibayibona, yaba ivuye na Bukavu ni muri Baraka ntibayibona, nivuye muri za Maniema za Kalemi ntibayibona. No gukumira ubufasha bwaturuka hirya no hino. Ibyo birumvikana cyane, ngira ngo ku rugamba bari ingenzi cyane. Yego, twari dukomeje mu gace kitwa Bashikalangwa. Naho turakere muri Fizi, muri territoire ya Fizi. Yes, hakomeje kumvikana imirwano iteye ubwoba cyane. Kano gace ka Bashikalangwa, agace bwoko ki? Aka gace ka Bashikalangwa gatuyemo abazalendo bonyine n'ababembe bonyine nibo batuyemo. Kuki bivanguye se? Niko byari byisanze muri Kongo niko hateye. Usanga agace kamwe ugasanga ko gace gatuyemo ababembe benshi hakitwa iwabo, ugasanga kandi gace gatuyemo abapfurero benshi aho ngaho hakitwa iwabo. Kuki badaturana ngo babane se nk'aba? Ntabwo bivuga ko abandi badaturana, baraturana. Ariko usanga ko gace aribo bakiganjemo, n'abashefu usangamo chef kutimye usanga aribo. Nka Uvira twavuga ko Uvira ni abapfurero n'abavira. Wagera muri Baraka ni ababembe ni yabo. Wagenda ukagera hariya muri turiya duce twa za Maniema hariya mu Babuyu ni ababuyu. Wagera muri Minembwe ni abanyamurenge. Wagera muri Bukavu ni abashi. Ukagenda ukagera no mu bindi bice byinshi bitandukanye. Hanyuma imirwano ikomeje kubera ahangaha rero, ni imirwano imeze gute? Iyi ni imirwano yashamiranyije abazarendo bonyine ku bazarendo. Niba barimo bari kurwana, bari kurasa. Ubwabo bari kurasa nabo nyine. Mama 23 iri ruguru yabo, irimo irarwanira hariya kuri Mugera, iri imbere yabo, hakurya yabo irimo irarwanira ahantu bita tuno duce twa za Mutambara. Nabo bakongera kandi bakarwanira muri turiya duce twiwabo ahangaha mu Bashimunyaka ni ruguru ya Baraka. Nese kuki bari kurwana? Bana icyo barimo bapfa n'abazalendo
b'umugabo bita Yakutumba ba Seperse hakongera hakaba Bazalendo ba Birozo bishambuka bayoboye n'uwo bita Ngoma Nzito ni ukuvuga ngo abarimo barwana nabo ku ruhande rw'Abapfurero nabo ku ruhande rw'Ababembe. icyo ngicyo bapfa neza neza kuko urumva ubwoko bumwe n'ubwoko bubiri butandukanye bagapfa iki se? Icyo barimo bapfa hano barimo barapfa ko Ababembe batarimo bazamuka ngo bajye ku rugamba, Abapfurero akaba aribo bajya ku rugamba. Barababwiye ba Ngoma Nzito ati muze mudufashe tugende tujye kurwana muri turiya duce twa za Mirimba. Baranga Mirimba FCM 23 baragenda bageramo muri turiya duce nubwo batarayigeramo yose. Hanyuma noneho Bapfurero b'Abazalendo ari babangaba batwita ba Birozo bishambuke, abangaba nabo bahita bavuga bati mu gihe mwanze kudufasha natwe igihe barake zajya gutera natwe ntabwo tuzagira gute tuzabafasha. None se gusiranamo bakarwana uko bari bwicana ahubwo ndumva ntabwo biza gutuma bahuza ngo barwanire hamwe, ahubwo biraza gutuma bashwana bicane. Kuki bibahisemo gufata ikintu cyemezo baticiye ku meza ngo biganire ku meza? Ntabwo Abazalendo buriya umuntu ajya yicara ku meza ariko ayifite. None Abazalendo uzi ngo bagira imeza barayicazwaho kurya bafata umwanzuro wo guhita barasana bo ubwabo, none barayicazwaho n'abandi. Burya umuntu ukwicaza ku meza n'umuntu ufite discipline wubaha nawe ukubaha. Uyu muntu atakubaha buriya ntiyakwicaza ku meza ngo muganire, nawe ndi wakwemera ko mwicara ngo muganire, sibyo? Kugira ngo mwicare muganire nuko mubasha kubahana mwese. ubu se ntibarasana bigatuma buno bwoko kandi barasanye ari byo ndi kukubwira ngo ayo masasa arimo yumvikana hano aribo barasanye. kuko urumva niba ubwoko bumwe buvuga ngo bugiye gusubiranamo hari igihe birangira ubwoko bumwe buzimiye bukarimbura ubundi bwoko cyane rwose. Kabano Bazalendo nibo bashobora ko bano ba Birozo bishambuka nibo bashobora kuhangirikira. Buno bwoko ni bake ku buryo batsindwa byoroshye. Duce barimo n'utw'Ababembe kandi Ababembe nibo bafite population nyinshi yari n'abaturage babo bafata imbunda bakarasa bari Abazalendo kandi bakabirukana mu duce barimo. Bivuze ngo gutsindwa ko biroroshye cyane, naho birumvikana cyane. Noneho hano noho muri Karehe naho ngira ngo imirwano irakomeye cyane kubera ko muri Karehe naho hamaze iminsi humvikana imirwano iteye ubwoba. Muri Karehe ho bimeze biti kukira imirwano ikomeza kuhaba bya buri munsi? Karehe aracyarimo imirwano ikomeye cyane. Iyi Karehe ntago ari buri munsi, Karehe n'umunsi inugwera ku munsi w'ejo, ariko hari amaze igihe kirekire Karehe isa n'ituje. Gusa andi masasu Karehe yahumvikanye ariko kuwa gatandatu je pense kuwa gatandatu niho humvikanye kuwa gatandatu je pense kuwa gatandatu niho humvikanye amakompara menshi cyane hariya muri kariya gace ka Karehe. Kuki yongeye kubura? Impamvu yongeye kuburamo amakompara hari Abazalendo benshi, hari aba FDLR, hari aba FDNP, bari bose barashaka kugira ngo bigarure icyo bita Karehe, kugira ngo babone strategy yo kuzajya bagaba ibitero kuri Masisi bitabasabye imbaraga nyinshi cyane. No kugira ngo begere aho bazagabira no kugira ngo bafate Karehe, nibarangiza gufata Karehe bambuke batangire kwigarura icyo bita Masisi. Icyo nicyo bashaka hariya muri Karehe. Ariko bateye mu bice byinshi bitandukanye ku munsi w'ejo. Ibihe bice bateyemo? Bateye mu gace bita Cyambombo, batera muri Kaziba. Kaziba tuvuga ntago ari Kaziba ya Bukavu, ni Kaziba ya Karehe. Barongera batera mu gace bita Kasimbi, Kwisimbi, batera n'agace bita Kafurufula, batera n'agace bita Cyangugu atari Cyangugu y'u Rwanda. Yego, ni agace kahari. Ni agace kahari. Utwo duce twose baraduteye. Ariko ingabo za FCM 23 zije kubasubizamo zirabirukana bava muri turiya duce. Mu gitondo kare barongera kandi ibyo bitero barongera barabizana. Ingabo za FCM 23 zirangura kandi zirabarasa kugeza ubu ngubu baracyarimo bahangana. Ariko icyo bishatse kuvuga FCM 23 yarangije gufata izindi strategy. Izihe? Zikomeye kandi zitoroshe zigiye gutuma batakaza ibindi bice byinshi bitandukanye. Bari kubigenza bate bitandukanye nuko mbere babikoraga? Ntago bakomeza kwataka turiya duce twa za Karengo FCM 23 iceceke kandi z'ahantu bava. FCM 23 yaravuze ngo twebwe kugira ngo tubashe gukumira umwanzi tuzajya tumukumirira iyo aturuka, bamurasa akiri iyo agomba kuba cyangwa bamusangeyo. Bamusangeyo. Yego. Ubu ngubu umujyi wa Bunyakiri ugiye gufatwa. Umujyi wa Bunyakiri urafatwa na FCM 23. Kubera iki bashaka gufata? Kugira ngo bakumire ibitero birimo bizarira muri Karehe. Ni ibitero by'ingenzi cyane, se ufite ubucuruzi cyangwa urya n'urugo. So ubucuruzi bagamije niwo biriya bitero byose niho biva niho bicumbitse. Bagomba kubisenya, barangize kubisenya bikajya kuri. Uburyo batazajya baza kugaba ibitero hariya muri bari abaturage ba Karehe, uburyo batazongera kuva hariya muri Bunyakiri ngo baze bagaba ibitero hariya muri turiya duce twa Masisi. Birumvikana cyane. Barashaka kugira ngo babashe kurasa Bunyakiri. Niba barangiza kurasa icyo bita Bunyakiri, directement barasa icyo bita Parc de Kahuzi Biega.
none nibangiza kuyirasa bakomeze bavasa nuko avansa nta bindi iyo n'ibigarura bunyakiri nibakigarura icyo parike de Kahuzi Biega bazaba barangije gukumira umwanzuro uri hariya utera Karehe unatera hariya muri turiya duce twa za Masisi yego mu gihe batamurasa bakamureka ntabwo bazaba bakemuye ikibazo cya bunyakiri cya Karehe iba ngo intego niyo ngiyo nta bundi buryo nta n'indi mwaye bafite ni ukurasa bunyakiri ni ukurasa parike de Kahuzi Biega mu gihe batarasa parike de Kahuzi Biega na bunyakiri ibitero bazajya bibona buri munsi kandi bize bigere ku basivile abasivile bakomeze bagire gute bahatikirire ari benshi aha nibyo rwose birakomeje kuba ibibazo ariko kandi nanone dukomereze muri Warungu hari ingabo za FCM 23 izi ngabo zagaragaye ku bwinshi muri bino bice bya Warungu izi ngabo za FCM 23 ziri muri Warungu zirajya he zirashaka iki hariya hagaragaye ingabo nyinshi muri teritwari ya Warungu izi ngabo ni za FCM 23 natwirwaneho benshi cyane tutarabasha kumenya aho berekeje danto bamwe baravuga bati berekeje za Ruramba kubera ko iyo nzira irahari kabiri bakongera bakavuga bati bariya berekeje muri teritwari ya Mwenga kubera ko nabo bahafite inzira yego ariko izo ngabo za FCM 23 ntiziragaragaza icyerekezo berekeyemo ziri mu muhanda gusa se zimeze ziti ziri mu mujyi neza wa Warungu ziri kuri teritwari ya Warungu ziragenda zigaruka ntabwo zinjirana oya ziri kuri teritwari wa Warungu niho ziri naho ngaho niho zahitiye niho zikiri niho zakiririwe hano hasanzwe hagenzurwa nande na AFCM 23 ubwo nundi ingabo zabo numva ziri kugenda zideployinga gake mu bice byinshi bitandukanye ariko aho ngaho turimo turibaza kuki se izo ngabo ziza zikiyongera ku zindi kandi turiya duce twazamu muri iriya teritwari ya Warungu nta mirwano irimo nibyo nagira ngo tugarukeho kubera iki nyine niba nta mirwano ihari ibice ni ibyabo kuki ingabo zakomeje kongerwa ingabo zirimo zirongerwa cyane hariya ku bwinshi kubera ko barashaka kwigarura ibice byinshi bitandukanye hariya hari ibice batarafata rega teritwari ya Mwenga ntirafata ngo bari kwegereza ingabo hafi kugira ngo nibajya gutera ibitero bigiye kugorana bava kure baza gufasha aho bagomba gufasha cyane rwose nta bindi buriya niba teritwari ya Mwenga batarayifata ukabona ingabo ziri Warungu ntutekereze ikindi nuko berekeje Mwenga bagiye kwerekeza hariya muri Mwenga urumva bayifate hariya Mwenga bagomba kubifata na Kamituga ntirafatwa iracyariho Kamituga irahari Mwenga irahari ntabwo yari yafatwa hariya cyangwa bazamuke hariya muri za Ruramba tumaze iminsi tuvuga ko hari imirwano hari uduce twinshi tutarigarurira bariya ndakeka ntabwo baje kwicara hariya ngo intego yabo ni ukugira ngo bakomeze berekeza muri ibyo bice bitandukanye ya Mwenga na Kamituga n'ahandi hose bajya gufata biriya bice kugira ngo byongere ku bindi bari basanzwe bagenzura cyane rwose nta yindi ntego none se hano FRDC ntikirimo muri Warungu yego nta yirimerega ya FARDC yavuyemo kera FARDC yavuyemo kera ntayiba hariya muri turiya duce iri muri za Mwenga na za Kamituga nibyo ngibyo bice ndi kukubwira nibyo bashaka kugira ngo babashe kwigarurira nibyo nanone ariko muri Tanganyika hari indi mirwano nayo yakomeje kumvikana mu bice bitandukanye cyane cyane muri teritwari ya Nyunzu ahangaha iyi mirwano yo iri ku ruhe rwego yakomeje kuvugisha imbaga hano muri Tanganyika aha ni muri Kalemi naho harimo harumvikanamo amasasu menshi atandukanye ari kuraswa na bande ari kuraswa n'ingabo z'abamayimayi abaturage bariya za Kalemi ntabwo ya FCM 23 yari yambuka Lake Tanganyika uciye n'inzira y'umuhanda ntabwo irahureka yewe n'agace kegereye hariya bashobora kuba bari hafi yako hariya kuri foru 20 ntibaragakandagiramo ariko humvikanye amasasu abaturage bahita bumva bavuga bati FCM 23 irashobora kuba yambutse yageze hano muri tuno duce twa za Kalemi cyangwa se muri teritwari ya Nyunzu iyi teritwari bumvise amasasu gusa kubera bumvisha amasasu none se nta bandi bajya baharasanira nta bandi hariya bari basanzwe baharasanira hariya muri turiya duce kubera turimo n'ingabo za leta turiye nuvuga ngo AFC yaba yatangiye guhangana na FRDC muri ibyo bice byabo ntabwo baratangira guhangana ayo masasu usuvuze ayo masasu yavuze nibyo ndimo shaka kukubwira kugira ngo usobanurire ni ukuvuga ngo ariya masasu yavuze ni abazarendo bonyine basubiranyemo bapfa iki bariya bapfaga ibintu bijyanye na mami
bafite amami menshi yari yatandukanye ubwami bamwe bakavuga ngo hariya ni iwacu abandi hariya ni iwacu bamwe hariya ni iwacu abandi hariya ni iwacu bituma barasana hariya muri turiya duce abaturage barikanga bari gupfa ubwami ni ubwami bari gupfa nyine iyo bavuga ngo barapfa ubwami n'ubutaka baba bari gupfa yego urashobora kuvuga ngo hano kuri aha nicaye hano ni data wari uhayoboye ni wari umwami wa kano gace ubwo nanjye harabi iwacu nawe ukaza ukavuga ngo hano ati uyate niho hari iwacu ahubwo aho ngaho aho ngaho waba uri kwibesha byanga byakunda haba hari impapuro haba hari impapuro zigaragaza ba nyiraho baribo ba nyiraho nubwo baba barapfuye abuzukuru babo bakaba barabasize ari batoya byanga byakunda bwa bwami iyo bakuze barongera bakabusubizwa ukaba ubwami bwabo ibi byo nibyo byabatumye bahangana hariya muri kano gace ka Nyunzu bari guhangana bikomeye nagari cyane gusa hajemo abami basanzwe bayobora biriya bice yego baza kubahuza kugira ngo barebe uburyo bashobora kubahuza bakumvikana gahunda no guhosha amakimbirane n'uguhosha amakimbirane akabasha kuboneka icyo bita umutekano ubwo bazana za mpapuro zikabereka bati mwebwe ahanyu naha cyangwa babavuga bati bakabagabanya n'ubundi byagenda bite ntabwo babagabanya nta mama abiri ajya ba ku musozi uko kubunga si kubunga barababwira ati wowe ntabwo yigeze utura aha ngaha hano hari hatuye runaka niba wari uhatuye kuva na mbere hari hayoboye runaka biba biri no muri teritwari biba birimo bitabo baragenda bakabizana hano hari hayoboye runaka niba wari uhayoboye wowe mwari muyoboye hariya muri kariya gace niho iwanyu urashobora kuba wahitiranyije genda hariya niho iwanyu aha ngaha niho abandi birumvikana cyane ni uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo noneho kandi umujenerali bita Gasita Olivier Gasita sorry uyu Gasita aravugwaho kujya kuyobora zone ya gatatu muri Lubumbashi aragenzwa n'iki intego ze nize nyamukuru ni ukuyobora nta bindi none se ko hasanzwe hayoborwa na mbere ni icyo agiye kongera kitari cyasanzwe icyo okay hariya sinzi icyasanzwe kubera ko nta n'abantu baho tujya tuvugana cyane ngo baduha amakuru ariko igisirikare iyo bakwimuye barashobora kukwimura bakakujyana ugiye kuba dispo muri Kongo yego barashobora kukujyana ukajya kwiga barashobora kukujyana ukaguhindura bakakujyana mu wundi mwanya barashobora kukujyana bakaguha izindi nshingano Gasita arashobora kuba agiye guhabwa izindi nshingano none akayobora uwari uhari imbere kuki bahamukuye uwari uhari arashobora kuhava nawe yerekeje mu tundi duce ndi kwibaza kwanza ni ubunebwe bwo kudashobora kurwana cyangwa umusimbuye ahubwo hari izindi mbaraga azanye abandi batari bafite mu gisirikare ntabwo buriya bavuga ngo umuntu umusimbuye ngo kubera kurwana Gasita ntabwo twavuga ngo agiye kurwana hariya kubera hazi ntavuka muri kariya gace ariko nefite ubuhanga bwo kuyobora urugamba arabifite afite ubuhanga bwarabufite ariko hariya muri kariya gace nta n'urugamba ruhari ruhambaye tuzi ko hariya MDKC irimo irwanira ariko ntabwo iragera ku rwego ruhambaye cyane ngo tuvuge ngo bagomba kuzana undi mujenerale ukomeye hariya akaba ari ubasha kuharwana ariko hariya mbere hahoze umugabo bita General Masunzu niwe wari uhayoboye nyuma y'aho Masunzu baza kuhamukura bamwohereza kuyobora hariya muri za Kisangani ari nawe wari ufite tuno duce twa za Chopo wari ufite za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ubu ngubu noneho bamuzanira undi aramusimbura wa wundi barashobora kumusimbura kubera ko babona afite faiblesse barashobora kumusimbura kubera ari mu zabukuru barashobora kumusimbura kubera ko bamuboneye akandi kazi ashobora kuba ashoboye kuruta ko ngako nta cyatangajwe muri rusange ku cyatumye cyane rwose nta cyatangajwe gusa amakuru arimo avugwa tutaranakonfirima ngo tubimenye neza Gasita ndi turabona agera muri kariya gace ngo avuge ngo bimeze gutya na yerekane yageze nyine aho yagezeyo avuge disikuru ye tumenye ko disikuru ye imugaragaza ko yarangije kugera hariya muri kariya gace kandi avugira imigabo n'imigambi ye imugaragaza ko agiye kugira gute agiye kuyobora hariya muri kariya gace ariko biravuga ko Gasita agiye kwerekeza hariya muri Lubumbashi mu byakomeje kuvugwa yitezweho iki Gasita yitezweho ubunararibonye uriyagira ubunararibonye cyane ariko urugamba azi gupanga urugamba cyane ndetse ari no mu mashuri Gasita yarize yize kera cyane maburiya afite lisansi ye mu mategeko urumva ko ari umuntu ufite ubunararibonye yagiye mu gisirikare amaze kwiga amategeko oya yize mu mategeko ari umusirikare hari naho Gasita yigeze kujya kurwana mu tundi duce dutandukanye aza kwigarura utwo duce ndetse hakaba hari n'amakimbirane y'abaturage ariko Gasita yaje kugira gute yaje guhosha ayo makimbirane amaze guhosha ayo makimbirane icyo gihe ndetse ntiyanayobora
ntiyanayobora icyo gihe yari akiri koroneri, Yego. ntiyanayoboraga nka komanda segiteri, ayobora nka komanda segiteri kandi arongera aba adiminisitateri, ayobora urwego rwa gisirikare, ayobora n'urwego rwa gisivili. ngo inshingano nyinshi yagiye akora, yagiye agera ku ntego ze, yaratsinda cyane rwose, yagendaga atsinda ahantu henshi kandi agakundwa n'abaturage cyane mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose, abaturage bakamwumva kandi nawe akumva ibibazo by'abaturage. ubwo mu byo yitezwe harimo no gukomeza muri ubwo buryo, nicyo gihari n'uwo murya bashaka kugira ngo Gasita ajyemo. hanyuma rero tuvuye ku byakomeje kuba muri iyi ntambara, reka tuze no mu byakomeje kubera hano i Kigali. ngira ngo hari inama imaze iminsi iri kubera hano i Kigali, inama iri kubera mu Rwanda ariko y'abasirikare igamije ku buryo ki AI ikoreshwa cyangwa se ubwenge buhangano, artificial intelligence. ndagira ngo iyi nama wayikurikiranye cyane ibijyanye n'ubwenge buhangano, ariko biri guhuzwa cyane n'uburyo ki bwo mu basirikare. wabonye iriya nama bimeze bite ko wakurikiranye cyane? Buriya mu bigaragara iriya nama yari ikenewe. Iriya nama yari ikenewe, wabonye ko yitabiriwe n'abantu bo mu nzego nyinshi zitandukanye. nyamukuru igamije iki kwanza? Ikigamije ni ukugira ngo babashe guhugura bamwe badafite ubumenyi bwa AI, babasobanurire n'imikorere yayo, uburyo ingabo sibyo zajya ziyikoresha mu bintu byinshi bitandukanye mu ngabo. Urabona AI barashobora kuyisaba map y'ahantu, ugiye ahantu ku rugamba, ukayisaba ikarita y'ahantu gutya. AI irashobora kuyiguha direct. Irayiguha rwose itagize gute, itibesha. Barashobora kuyisaba na statistique. Yego, ikayiguha imibare runaka wakenera. Yego. Irayiguha. Barashobora kuyibaza ikibazo runaka wowe utashobora gusobanura. Yego. AI ikaguha ingingo ushobora kugira gute kugenderaho. Mu rwego rwa gisirikare ni nkaho AI batayikoreshaga cyane. Ariko ubu ngubu noneho no mu rwego rwa gisirikare nabo bashizemo imbaraga kugira ngo iyi AI batangire kuyikoresha ibafashe mu kazi kenshi bakora. Muri AI irashobora kuba ubu ngubu irimo ikora akazi kakoraga abantu barenga nk'ijana. Ni benshi cyane bakoraga akazi. Binavuga ko abantu benshi bagiye babura akazi kubera ko haje ubwenge buhangano cyangwa se AI, artificial intelligence. Babuze akazi bitewe nuko bimeze gutya cyane rwose. None iri kubera i Kigali sasa, wowe wabashije kurikirana amakuru cyane yimbitse cyangwa se ahagije kuri ibi ngibi. Mu by'ukuri hari icyo byafasha mu gutera nk'ibitero cyangwa se kuba byafasha nka kurwana? AI yabafasha cyane kurwana, ibaha amakuru menshi atandukanye. Ubu ngubu mbwiye AI nkandika habwira ati ADF naro iherereye ahaganaye, nubwo itanyereka ahantu yeruka mu gitondo ifitiye amakuru, ariko yanyereka aho baraye. Yego. Nanjye bigatuma nagera harya kamenya ahantu bashobora kubona uko utegura gahunda zawe cyane rwose. Bivuga ngo AI iguha orientation y'ikintu cyari cyo cyose. Nubwo itakiguha 100%, hari ibyo iguha 100%, hari n'ibyo itaguha 100%, ariko byibura wowe ukabishingiraho ukagera ku byo ushaka kugeraho. Twinjira mu nama yitabiriwe n'abandi. Iyi nama yitabiriwe n'ibihugu byinshi bitandukanye. Hariho Nigeria, hariho Ethiopia, hari Maroc, hari Sudani y'Amajyepfo, hari Ghana, hari Kenya, hari Tanzania, hari Uganda, hari Afrika y'Epfo, hari Egypte, hakongera hakaba n'u Rwanda, hari narwo rwayakiriye. Imboni TV, imboni ya rubanda.